kuryama no kubyuka imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza, bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 9 z'ukwa kabiri umwaka wa 2025 iragira iti none ku cyumweru, iragira iti mu byemezo byose uba ugiye gufata banza ugishe Imana inama, Imana. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane indirimbo ya 49 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana igira iti ibihe nsenga Uwiteka. Sing
Haleluya, haleluya. Gora nsenga Uwiteka bijye bimara umubabaro bene data kugeza aho nzagera iwe, mwirebere ngeze mu ijuru, niyambure umubiri upfa nambaye kudapfa iteka. Ubwo nibwo nzasezera ibihe byiza byo gusenga. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ingoma, mu gitabo cy'Ingoma za mbere, igitabo cy'Ingoma za mbere haravuga ngo twibukiranye ko insanganyamatsiko y'ijambo tugiye kuganiraho iravuga ngo mu byemezo byose uba ugiye gufata, banza ugishe Imana inama, cyangwa se banza ugishe inama Imana kugira ngo utavaho uhubuka. Aravuga ngo Dawidi yongera kugisha Imana inama. Imana iramubwira iti we gutabara ubakurikiye, ahubwo ubace rubete ubarasukireho ahateganye n'ishyamba ry'ibitugunguru. Nuko niwumva ikiriri kirangira hejuru y'ibishorishori by'ibitugunguru, uhereko utabare, kuko Imana iri bube igitabariye imbere kunesha ingabo z'Abafilisitiya. Nuko Dawidi abigenza uko Imana yamutegetse, batsinda ingabo z'Abafilisitiya uhereye i Gibeyoni ukageza i Gezeri. Maze inkuru ya Dawidi yamamara mu bihugu byose, Uwiteka atuma amahanga yose amutinya. Amena. Mwakire ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi tugenda duhura n'ibibazo byinshi, imitego myinshi, kandi tutibwira ko tuba dufite imbaraga zo kuyitsinda cyangwa se zo kubirwanya. Siko biba biri. Uko ubonye uhuye n'ihurizo ikibazo, banza ufate umwanya usenge, ubaze Imana, wumva icyo ibivugaho, ugishe inama, nayo izakugira inama y'icyo ugomba gukora. Dawidi wari warazonzwe cyangwa se wahoraga mu ntambara z'urudaca n'Abafilisitiya, wabarwanyaga akabanesha. Iki gihe nabwo yibwiraga ko ahita ahuruduka cyangwa se agahubuka akajya kurwana nabo, ariko aza kwigira inama yo kugisha Imana inama, nayo iramubwira ngo sigaho, yaragera nzakubwira hageze n'uburyo ugomba kubigenza. Hamaze kugera, Imana yaramubwiye imwemera kubatera, abigenza uko azabatsinda cyangwa se azatsinda urugamba. Nawe rero mwene data, nimba uri mu ihurizo, mu gihe wumva ushaka gufata imyanzuro cyangwa se umwanzuro, banza ugishe inama Imana, icyo izakubwira uzaba ari cyo ukora. Wihubuka rero mu byemezo ufata, banza ugishe Imana inama. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amena. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, uduhe imbaraga zo kukugisha inama, uduhe gutuza, uduhe kukwiringira, uduhe kwemera inama zose utugira mu byemezo dufata. Turinde guhubuka, uturinde kwicira inzira, uturinde muri byose, kandi ibyo dukora byose bijye biva mu bushake bwawe. Ijambo ryawe rikomeze gutegeka no kuganza mu mitima yacu. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe none iteka ryose. Senze n'izina ryawe, nizeye izina ryawe ryera, Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amena. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe.
Shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwese bene data, bifurije icyumweru cyiza n'amateraniro meza n'ibihe byiza muherereye. Shalom shalom, ndabakunda.